urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Nongeye kubakira mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo ubutware nyakuri bufitwe n'Imana n'itorero ryayo. Imana ishimwe. Turasoma muri Daniel ibice 4 umurongo wa 26 haravuga ati: kandi nk'uko bategetse ko igishitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe, umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Imana ishimwe. Bibiliya muri Daniel ibice 4 ivuga ko Nebukadinezari yagize inzozi zamukuye umutima cyane. Muri izo nzozi yabonye igiti cyakuze kigakomera, ubushorishori bwacyo bukaba ubwugamo n'ibyo kurya by'ibiremwa byose bizima. Nyamara umumarayika yategetse ko icyo giti gitemwa, hasigara gusa igishitsi n'imizi byacyo bihambirijwe ibyuma n'imiringa. Izi nzozi zakuye umutima umwami, maze ahamagara Daniyeli umuhanuzi w'Imana ngo azisobanure. Daniyeli yahishuye ko icyo giti cyari umwami ubwe, kandi ko yari gucishwa bugufi kubera ubwibone bwe, kugeza ubwo amenye yuko ijuru ari ryo ritegeka. Muri Daniel ibice 4 umurongo wa 23. Umwaka umwe nyuma yaho, atarihana, Nebukadinezari yaje gusara. Yamaze imyaka 7 abayeho nk'inyamaswa, arisha ibyatsi kandi azerera mu ishyamba. Nk'uko Daniel mu bice 4 umurongo wa 14 habivuga, iri ni itegeko ryatanzwe n'abarinzi. Iki gihano cyategetswe n'abarinzi gihamwa n'ijambo ry'abera, kugira ngo abakiriho bamenye ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi kwibugabira uwishaka ikimikamo uworoheje nyuma ya bose. Imana ishimwe. Abarinzi hano hasobanuye ibiremwa by'ijuru byahawe inshingano yo kugenzura ibibera mu isi, bifite ububasha bwo gusohoza ubushake bw'Imana. Nebukadinezari yatekerezaga yuko ategeka isi kugeza ubwo yahatiwe kwemera ubuyobozi bw'ijuru. Ni kimwe n'uyu munsi, babandi bibeshya ko bafite ubutware bwose ku bantu, bagakorera mu kinyoma yuko ubuyobozi bwabo bubahesha uburenganzira bwo gutegeka ibihugu. Ntabwo bazi yuko ubutware nyakuri ari ubw'Imana n'ubwami bwayo bw'ijuru. Imbaraga zose ni iz'Uwiteka, kandi aca imanza ze ku isi binyuze mu itorero. Muri Matayo 28 umurongo wa 18 haravuga ati: nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Dushimangira ubushake bw'Imana mu isi yacu. Izi mbaraga zose zituruka kuri Kristo. Imana yamuzuye mu bapfuye, imwicaza ku ntebe yo hejuru hirengeye, imuha gutwara isi yose, imuha gutwara ibintu byose, kuva ku mibumbe kugeza kuri za guverinema. Nta zina, nta mbaraga bitari munsi y'ubuyobozi bwe. Kandi si muri iki gihe gusa, ahubwo n'iteka ryose. Niwe ubigenga byose, kandi afite ijambo rya nyuma kuri buri kintu cyose. Hagati y'ibi byose, Kristo ategeka itorero. Itorero ubona ntabwo riri mu isi. Isi iri hanze y'itorero. Itorero ni umubiri wa Kristo. Uvugira muri yo ndetse ugakorera muri yo. Ni muri iryo zina yuzuza ibintu byose kubaho kwe. Imana ishimwe. Mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 20 kugeza kuri 23 mu busemuro bwa The Message niho havuga iyi nkuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kristo niwe mutwe, natwe tukaba itorero rye. Imana ishimwe.
dutegekera muri we, dufite ubutware n'ubushobozi bwose duhabwa n'umutwe ari we Kristo. Reka dufatanyirize hamwe gusenga iri sengesho. Ndasenga nawe usubiremo uti: Data mwiza, ndagushima kubw'ubwishingizi yuko ijuru ritegeka kandi yuko ubutware bwose ari ubwawe. Ndanezerewe kuko menye ko ubwami bwose bw'iyi si buzategekwa n'ubwami bwa Yesu Kristo. Ntangaje ko ubushake bwayo n'intego yawe biganza ku bihugu, n'ubutware bwawe butegeka abatware, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi mu gucengera ijambo turasoma Zaburi 103 umurongo wa 19, Daniel ibice 7 umurongo wa 14, na Matayo 28 umurongo wa 18. Urakoze naho ubutaha. Oh haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti: umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo: 07 9 4 000 91. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.